Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Mbibutsa ko impamvu dukosora ibizami biba byakozwe, ibibazo biragaruka. Uba ushobora gukosora kino kizami kimwe cyakozwe, wazagirwaho mu kizami cyawe ukabona hari ibibazo bitanu byagarutse byo mwa kino kizami kimwe uba wakoze. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda, biba bigusaba ko warabonye imyitozo ihagije. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe, isomo ryose ryagufasha tuhita turibashyiriraho kugira ngo nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure, ntabwo byagukundira ngo uze twigane mu shuri, naho uhita twandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero, ahasigaye tukaguha amasomo wiga mu gihe gitoya, icyumweru kimwe n'igice cyangwa ibyumweru bibiri bitewe n'umwanya waduhaye. Tukaba twamaze kukwigisha nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Tegereze neza bino byapa biri hano, ahasigaye bitemo icyapa. Ese mwa bino byapa ni ikihe kikwemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Tekereze neza icyapa cya mbere cyanditseho B3, gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango gifite. Icyapa A2 nacyo gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ikirango cy'umukara. Ndakeka ko nacyo muri kukibona. Byusa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Tegereza neza icyapa A20 nacyo gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Nacyo urebye neza kimeze nka kiriya cya A2. Ahantu bitandukaniye ni ku birango gusa. Nacyo ubwo bivuze ko kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Niba utari wareba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, wasura kuri YouTube channel yacu muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo yo kubafasha kumva neza bino bibazo baba babajije. Nayibashyiriyeho, genda uyirebe kugira ngo ibibazo cyose cyerekeye ku byapa kire kujya kikunanira. None mwa bino byapa ni ikihe kikwemera gutambuka mbere mu usangano? Ese ni icyapa B3? Ndakeka ko wari wakibonye. Ese ni icyapa A2? Ndakeka ko nacyo wari wakibonye. Ese ni icyapa A20? Ndakeka ko nacyo wari wakibonye. Cyangwa hano igisozo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Bino byapa byose bikaba bikwemera gutambuka mbere mu sangano y'umuhanda. Ese urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A. Icyapa B3 nicyo kikwemera gutambuka mbere mu sangano y'umuhanda. Ndakeka kuri kukibona. Bibutsa ko urebye iriya video y'ibyapa byo ku mihanda waba wasobanukiwe neza ko ari icyapa B3 kuko kiriya cyapa kiri mu byapa byo gutambuka mbere. Uhita ukibonamo, niyo mpamvu ari icyapa B3 nicyo kiri kukwemerera ko watambuka mbere mu sangano y'umuhanda. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure, ntabwo byagukundira ngo uze twigane mu shuri, naho tukwigisha mu buryo bwa online. Ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyo nimero tukabigufashamo mu gihe gitoya, ukagenda ugakora ugahita ubona provisoire ukoze rimwe. Ndakeka ko mugiye kutwandikira kuri iyo nimero, ndakeka ko mugiye kuduhamagaraho tukabibafashamo. Ikibazo cya kabiri kibabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ese ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 1 na santimetero 50, B ngo metero 1 na santimetero 75, C ngo metero 1 na santimetero 80, D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza
Subizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Kino kibazo bashobora kukikubaza gutya bakagihindura. Ikintu bahinduraho bashobora gufata zino ngero bakazihindura wenda muri santimetero cyangwa bakazibindura muri metero. Bakavuga ngo A metero 1.5, B metero 1.75, C bakavuga metero 1.80. Urumva bashobora kuba basa nkaho bakujijishije kandi ugasanga n'ubundi kibazo ni cya kindi, cyangwa bakabihindura muri santimetero bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C bakavuga ngo santimetero 180. Urumva uretse kuba bahinduye ingero gusa ntabwo ikibazo bagihinduye. Niyo mpamvu ugomba kumenya ukuntu bahindura ingero. Niyo mpamvu muri bwa buryo bwo kubategura amasomo yo kugira ngo abafashe kumva neza bino bizami biba byabajijwe, bino bibazo baba babajije, ndi kubategura isomo ryo ku bipimo no ku matara. Niba ukeneye kuribona rero kanda subscribe kugira ngo nindishyiraho uzahita uribonera ku gihe bitagombye ko abandi ari bo bagusharinga link. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Cyeka ko mwari mwamaze kugihitamo, ndakeka ko mwari mwamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi aba ari metero 1 na santimetero 90. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Niba imodoka bagiye kuyinyuraho ni romoroki ikuruwe n'iyo modoka, bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bigaragariza umuyobozi ko yabonye, ashobora kubikoresha ari kwerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Ukaba umuri inyuma ukamuha ikimenyetso ko ushaka kumunyuraho, nawe rero kujya kwereka ko yabonye ikimenyetso wamuhaye, akaba yakubwira ati wenda akakwereka ko nawe ugomba kumunyuraho nta kibazo. Rero hari itara akoresha. Ese iryo tara rigomba gushyirwa ahagana he? Mwa hano hakurikira. Uritegereza neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Romoro kiri imbere iri kugenda gahoro, uyihaye ikimenyetso ko ushaka kuyinyuraho, nayo ikweretse ko nta kibazo wayinyuraho. Hari itara ikoresheje kugira ngo ikwereke ko yabonye ikimenyetso wari wayihaye cy'uko ushaka kuyinyuraho. Ese iryo tara rigomba gushyirwa hehe? Mwa hano haduhaye hakurikira. Iravuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, beka ngo inyuma hafi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, C ikavuga ngo inyuma hegera inguni y'iburyo, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese buri modoka cyangwa buri romoroki ikuruwe n'iyo modoka ishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara riba rigomba gushyirwa hehe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kirabaza ngo nihe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe. Bibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira ikinyabiziga iyo cyamaze kwinjiramo ntabwo kiba cyemewe gukata ngo gisubire inyuma, kiba gigomba gukomeza imbere paka kivuyemo. Bibutsa ko iyo uvuye mu iyo nzira y'icyerekezo kimwe haba hari, noneho ugiye kwinjira mu muhanda ubisikanirwamo, haba hari icyapa kiburira kikwereka ko noneho ugiye kwinjira mu muhanda ubisikanirwamo kugira wubahiriza amabwiriza yo mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko mugenda mubibona, hari ahaba uva mu muhanda w'icyerekezo kimwe haba hari icyapa kiburira kikwereka ko noneho waba wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Ese nihe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Icyo nicyo kibazo bari baduhaye, ariko hano tuba turi kwiga, tuba turi gukosora, turi no kwiga, niyo mpamvu nabyo mba ngomba guhita mbibasobanurira. Iravuga ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, beka ngo kunyuranaho ntibyemewe. C ikavuga ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D ikavuga ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni
ku gisate kiri ibumoso bw'ikinyabiziga. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso nubwo igihe cyose bidakorerwa ibumoso. Iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko bavuga ni ibumoso ukavuga yego. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode aho waba uri hose mu gihugu. Iminota 3 uba wamaze kubona kode, yaba iy'uruhushya rw'agateganyo cyangwa iy'uruhushya rwa burundu. Ukeneye kwiga ikinyabiziga nabwo ukoresha iyo nimero tukakwigisha mu gihe cy'ukwezi, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko tukwigisha amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, naho uhita ukoresha iyo nimero tukabigufashamo ukiga igihe gitoya, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo kibaza ngo ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetse kubaha? Ese ni uwuhe muntu? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Iravuga ngo umuyobozi w'ikinyamitende, B ikavuga ngo umunyamaguru, C ikavuga ngo umuyobozi ubifitiye ububasha, D ikavuga ngo umuyobozi wa bisi. Ese ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetse kubaha? Hari igihe bibaye ngombwa ko biriya bimenyetso byo mu muhanda bipfa, cyane cyane biriya bimurika. Bibutsa ko namaze kubakoreraho n'isomo muri bwa buryo bwo kubategura amasomo yo kubafasha kumva neza bino bibazo baba babajije. Iyo ku matara narabibabwiye, ibimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha ubwoko bw'amatara butatu biri kuyobora abagenzi ndetse n'abantu bari gutwara ibinyabiziga n'abandi bari gukoresha umuhanda, bose bigakoresha amatara y'ubwoko butatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Ndakeka ko iyo video namaze kuyibakorera. Rero kugira amasomo yose nshyizeho ujye uhita uyabonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi. None hano ntabwo ari ibyo bari kuvugaho, bari kuvuga ngo ese ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibyo bimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Hano ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, umukozi ubifitiye ububasha. Igisubizo cy'ukuri ni C, umukozi ubifitiye ububasha. Ashobora kuba ari nk'umupolisi cyangwa akaba ari ba volonteri bakora mu mihanda, tuba dutegetswe kububaha mu gihe biriya bimenyetso wenda bitari gukora. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Nkuko nari namaze kubibabwira, itara ry'umuhondo, itara ry'umutuku, itara ry'icyatsi ni amatara ayobora ibinyabiziga mu muhanda, agafasha n'abantu bose bari gukoresha umuhanda kubarinda ibyago bishobora kubatera mu gihe ibyo bimenyetso bidahari. Aya matara bakunda kuyashyira ahantu hambukirwa n'abantu benshi cyangwa hahuriye n'imihanda myinshi. Niyo mpamvu rero bayashyiraho kugira ngo ayobore ibinyabiziga. Rero ntabwo amatara yose aba asobanura kimwe. Hano bari kutubaza ngo ese itara ry'umuhondo risobanura iki? Iravuga ngo itegure kugenda, B ikavuga ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hariyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, baba bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, byombi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Noneho iyo bavuze ngo D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Hari abantu bajya babimbazaho ngo hari igihe ngo biba byabajijishije, gusa ndakeka ko aka kanya mubyumvishe neza mutazongera kubyitiranya, niko biba bishatse kuvuga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri rero ari ikihe? Itara ry'umuhondo risobanura iki? Itara ry'umuhondo rirasobanura ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ubundi itara ry'umuhondo riravuga ngo itegure guhagarara. Iyo hatse umuhondo hari ibinyabiziga bihagarara bitewe n'amasegonda ari kubura kugira ngo bahite bajya mu mutuku. Rero ariko iyo wamaze kwinjira mu sangano ariko hakirimo umuhondo, uhita uva mu iyo sangano ariko ukareba ko utateza abandi bayobozi ibyago. Hari ukuntu bashobora kukwakiraho umuhondo ariko wamaze kwinjira mu rindi sangano, watangiye kuryinjiramo, uhita urivamo ugakomeza ariko ukareba ko nta byago urateza abandi bari gukoresha umuhanda. Impamvu baba mugomba kwitonda iyo harimo umuhondo, ugiye kuvamo hahita hajyamo umutuku, kandi umutuku iyo ugezemo
ukubwira guhagarara. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda, ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite, ubwo ari kuvuga kasike, ese wamutwara? Tegereze neza, utwaye velomoteri, uhuye n'inshuti yawe mwariganye, murarangije, uhita ubona amafaranga, wiguriye ka velomoteri, inshuti yawe murahurira akubwira se wangeze imbere, ariko nta kasike ufite cyangwa iriya ngofero ikurinda ibyago ufite, akabwira ati ngeze imbere, ese wamutwara? Aravuga ngo yego. Beka ngo yego usibye urugendo rurerure. Seka ngo yego usibye urugendo rugufi. Ukabwira ati ndagutwara ariko ari uko uragira kure. Deka ngo oya. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de, oya. Ntabwo ugomba kumutwara udafite iriya ngofero. Mu zindi ndimi z'amahanga baravuga ngo ni kasike. Utayifite ntabwo wemerewe kuba watwara umuntu ku kinyabiziga cyawe, velomoteri yawe cyangwa ipikipiki yawe. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ikinyabiziga bihagarara. Hano hari ibisubizo bine bagiye kuduha, uhitemo igisubizo cy'ukuri. Umuntu ashoreye amatungo, yajyanye nko mu isoko cyangwa yajyanye ahandi hantu harimo itungo ridatuje, none asabye ko umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa abayobozi b'ikinyabiziga bahagarara. Aravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Beka ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. Seka ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, babashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Niba hari itungo barijyanye mu isoko, wenda bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa umuhanda, ntabwo itungo rituje riri kumutana rikwinjira mu muhanda, uri umuyobozi w'ikinyabiziga akagusaba ko wahagarara, uhita uhagarara ukareka akamanza akarifata, ahasigaye ukabona gukomeza ikinyabiziga cyawe. Murabizi amatungo nta bwenge aba afite yo kuba yatekereza ibyago yaguteza. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Aravuga ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Beka ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Seka ngo agomba guhagarika ikinyabiziga. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Iriya mirongo yera irombereje hagati mu muhanda niyo bari kuvugaho. None iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ariko ucagaguye, ese nicyo utagomba gukora? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura icyerekezo, ho uhita ukoresha kiriya gice cy'ibumoso. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe ni A iravuga ngo mpande 3, B ngo uruziga, C ngo urukiramende, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kujya kuri 20. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, uruziga. Mbibutsa ko bino byapa bitegeka ucyumva n'ukuntu ikibazo kiri kubaza gukikira bitegetswe biva ku nshinga gutegeka. Ibyapa bitegeka biba bifite iki? Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri cyahise kiba B, uruziga. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 cyabazaga ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. A iravuga ngo umweru, B ngo umutuku, C ngo ubururu n'ikirango cy'umweru, D ngo umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko mwamaze kugihitamo, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi
ni C. Ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko n'ubundi nari masa nkaho mbibakopeje ku kibazo cya 10. Bino byapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ibirango by'umweru. Na hano ubonye ko bashyizemo inshinga gutegeka, niyo mpamvu bise biba ubururu, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru. Mbibutsa ko kode zo ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 tugufashe kubona kode, tugufashe kwiga online, tugufashe kwiga ikinyabiziga byoroshye. Twandikire rero kuri iyo nimero 0789931626 tubigufashemo. Ukeneye kuzajya ubona isomo ryose rishyizweho byagufasha kumva neza bino bizami biba byakozwe cyangwa kubona ikizami kiba cyakozwe, ukanda subscribe aho hasi. Dukomeje ari ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Kwa kundi ikinyabiziga baragihagaritse ni nijoro, urumva niba bagihagaritse abantu bari kugisanga bashobora kutakibona. Rero hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. Ngo ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Nibihe byo babihagarika biba bitagomba kugira ibindi bibyerekana ko bihari. Iravuga ngo velomoteri, beka ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bikaba ari ibisubizo by'ukuri. D ikaba nta gisozo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, velomoteri ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande iyo bihagaritswe nijoro byo ntabwo ari ngombwa kugira bibe bifite ibibyerekana. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri ubwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Ese abahe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Iravuga ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, sega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri nabivuzeho. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A ni igisozo cy'ukuri ndetse na B ni igisozo cy'ukuri. D ikaba nta gisozo cy'ukuri kirimo, A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ari igisozo cy'ukuri. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndakeka ko mujya mubibona kwa kundi umuntu aba ari kwambukiranya umuhanda hari akantu kameze nk'akajaride kari mu muhanda mo hagati. Waba uri kwambukiranya wabona ibinyabiziga bije ari byinshi ukaba ugahagazemo gatoya bikamanza bikagenda ukabona gukomeza kwambukiranya umuhanda. Nubwo butaka rero bari kuvuga. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri habariwemo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ahateganye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira. Murabizi ikinyabiziga bitewe n'ubutumwa kiba gishaka gutanga bitewe n'ibyago gishobora gutera mu gihe kitaburiye abantu kiba gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera runaka. Hano rero bari kuvuga kwa bino binyabiziga bidashobora kurenga kilometero 50 mu saha ahateganye. Ese bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ingana iki? Iravuga mu metero 200, B ikaba mu metero 150, C ikaba mu metero 100, D ikaba mu metero 50. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko bamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano bavuze ngo umuvuduko udashobora kurenga wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 100. Kiba cyavugirize ihoni muri metero 100 ukayumva. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero C. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Niba utari wayihisemo ndakeka ko cya kibazo nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo
ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. A iravuga mu metero 150 kugeza kuri metero 200. B mu metero 100 kugeza kuri metero 150. C mu metero 50 kugeza kuri metero 100. D nta gisozo cy'ukuri kirimo. Isata ari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ingana ute mwa zino ntera waduhaye. Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hari abantu benshi bajya bambaza ibibazo kumva arambajije ngo ese mu nsisiro ni ahantu hameze hate. Uri kureba iyo bavuze ngo uduhanda two mu nsisiro, turiya duhanda duciye ahantu hatuye abantu, hashobora kuba ari nk'ahantu mu mudugudu, ariko utwo duhanda tukaba ducamo imodoka, hashira iminota 30 hagacamo imodoka, hashira iminota 20 hagacamo imodoka, hashira iminota 10 hagacamo imodoka, hashira isaha hagacamo imodoka. Nyine uwo muhanda udakunda gukoreshwa cyane, turiya duhanda tucamo imodoka imwe nibo bita uduhanda two mu nsisiro. Mu nsisiro urumva ni ahantu hatuye abantu, groupe y'abantu batuye hamwe, ahantu mu mudugudu. Hano urabona igisozo cy'ukuri rero ari ikihe? Hano ari igisozo cy'ukuri nta kindi, ni A metero 150 kugeza kuri metero 200. Ndakeka ko amaze guhitamo A, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Bibutsa ko ndi kubakorera amasomo agiye atandukanye, ayo ku matara, ayo ku bipimo, ayo ku maferi. Ibyo byose rero kugira ujye uhita ubibonera ku gihe ukanda subscribe hasi. Ukeneye ko hari ikintu nkwigisha ucyandika muri comment. Hari ikizamu ufite cya hafi bitagukundira kugira utegereze nk'iryo somo mba ndi kubategurira, uhita unyandikira kuri 0789931623 ukabimbwira, nkaba nagutegurira agasomo akaguhereza ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. A iravuga ngo feri y'urugendo, B ngo feri yo gutabara, C ngo feri yo guhagarara umwanya munini, D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano cy'ukuri nta kindi, ni A feri y'urugendo. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigira uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa gute? Gusa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyawe kibifite. Uri gutwara ikinyabiziga cyawe ntabwo ugenda uri gupima ngo ndi kugenda metero zingahe mu saha, ahubwo ikinyabiziga cyo kirakubwira ngo nukomeza kugenda kuri muvuduko mu saha uraba ugiye metero 20, nukomeza kugenda kuyu mu saha uraba ugiye metero 60. Ikinyabiziga cyawe kiri kubikwereka gifite cyose, gifite moteri. A rero avuga ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, C ikaba atari igisubizo cy'ukuri, D ikaba ariyo gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyo nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Nkomeje gushimira abantu baba mwavuye gukora mukavuga ati umuntu watwigishije ntabwo twagenda gutyo. Hari abatwandikira kuri WhatsApp, hari abaduhamagara, hari ababyandika muri comment mudushimira. Bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe, isomo ryose ryabafasha kugira mukore rimwe, muzajya muhita mubibonera hano kuri YouTube. Murabizi intego yacu no kugira ngo mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo D, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo
cya 18 kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangamire na ndanganyuma ntishobora kurenza ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Iravuga ngo metero imwe na santimetero 50, mbega ngo metero imwe na santimetero 75, sega ngo metero imwe na santimetero 90, ndeka ngo metero 2 na santimetero 10. Hano ese urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko mwamaze kukihitamo, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Bibutsa ko ibintu bya metero imwe bingana na santimetero 100. Kuvuga ngo metero imwe na santimetero 50 no kuvuga ngo santimetero 150 byose aba ari kimwe. Kuvuga ngo metero imwe na santimetero 75 no kuvuga ngo metero imwe no kuvuga ngo santimetero 175 byose aba ari kimwe. Kuvuga ngo metero imwe na santimetero 90 no kuvuga ngo santimetero 190 byose aba ari kimwe. Mujye mubyitorera rero utazajya mu kizame bagahindura ingero bikakunanira kandi wari usanzwe ubizi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero imwe na santimetero 90. Ndakeka ko kino kibazo hari icyo bisa twari twabivuzeho hejuru, ariko nta gisubizo cy'ukuri cyari kirimo. Kandi igisubizo cy'ukuri hano ni metero imwe na santimetero 90. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? Ese ibyo bintu ahubwo bibaho? Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora. Ese ni ikihe gihe? Iravuga ngo igihe kigenda ahamanuka. Gishobora kuba kiri kugenda ahamanuka, mbega ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga cyangwa kikaba gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, se ikaba ngo igihe gifite feri y'urugendo cyangwa kikaba gifite feri y'urugendo. Ndeka ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, C ikaba ariyo. Ese hano rero igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Niba ikinyabiziga cyapfuye, cyakoze impanuka, cyaguye ahantu, uretse kuba kiri kugendesha amapine, naho ubundi kiri kugenda mu muhanda, vitensi ntabwo iri gukora ndetse na moteri ntabwo iba iri kwaka. Gishobora kuba ari kugikurura cyangwa se banagihetse, ariko hano bari bavuze ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ndakeka ko mujya mubibona kiriya kinyabiziga baba bari gukurura, uretse kuba kiri kugendesha amapine, vitensi bidakora ndetse na moteri ntabwo iba iri kwaka. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho kirabaza ngo icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese iki cyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha iki? Cyitegereze neza, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru cyangwa ubuso bwera. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Gishobora no kuba ari icyapa gifite mpande eshatu gusa. Hano uri kubona nta kirango gifite, n'ubuso bwera gusa. Ese kino cyapa kimenyesha iki cyangwa gisobanura iki? A iravuga ngo ibyago, B ikaba ngo ibibujijwe, C ikaba ngo ibitegetswe, D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyago, ibibujijwe, C ibitegetswe, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Kino cyapa kimenyesha ibyago. Kino cyapa kidafite ikirango cya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bwera, bakunda kugikoresha mu muhanda nk'igihe imodoka yapfiriye mu muhanda. Rero bagahita bagishyiraho kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bakiganaho bajye baramenya ko hari icyago nk'aho imbere, kugira ngo bitonde bagende gahoro nabo bitaba byabatera ibyago. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha, cyandike muri komenti. Ibindi abantu muri gukora mwa kino cyumweru mukunde kwibanda kwa biriya bintu ndi kuba napostinze biriya bibazo, mukunde kubireba. Ikindi
muramutse mugize ikibazo muhita mumpamagara cyangwa mukanyandikira kuri 0789931626 nkabasobanurira serivisi yo kubasobanurira abari ubuntu. Ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga by'umwihariko ndagukoresha iyo nimero tukakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora ugahita utsinda. Ibindi byo no kubitsa gukanda subscribe kugira ngo amasomo yose ndi kubategurira mujye muhita muyabonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha abari gukora amahirwe masa, mugire ibihe byiza.